bakurikiye amateka y'imyaka 30 ishize n'aho tuvuye n'ukuntu tugenda dutera imbere. Ariko hari ahambere bakituzi nk'aho ari rwa Rwanda rwa mbere ya myaka 30 ishize. Mbere yaho rwa Rwanda igikurikiraho rw'abicanyi, ibyo nacyo iryo bara turarifite. Erega twakoze ishyano pe. Iryo zina, iryo bara dufite, tuzaribana kugeza igihe kirekire, kuko ibyanditswe mu mateka, ibyanditswe mu bitabo ntibisiba. Ariko ushobora kugabanya ububi bw'iryo bara, bw'iryo zina, bitewe n'ibyiza ukora bigenda bihindura igihugu n'imibereho y'abantu. Ni rwo rugamba turiho rero. Ibyabaye byarabaye, izina ribi turarifite, turarigendana, nubwo iryiza ryagenda ritera imbere kandi ariko twifuza kandi ariko tubikorera. Muri ibyo twifuza rero, iryo zina ryacu, icyo turi cyo, icyo dushaka kuba, n'ibyo twabaye mu bihe bibi, bihora biri ni ugukirana. Kimwe kigomba kunesha ikindi. Abanyarwanda ndibwira ko bishingiye no ku byo n'ibiranga Unity Club cyatumye ibaho, n'ikitoza abantu, n'ikigirite, iby'uko tugomba kunesha iryo zina ribi, byo biragaragara ko ariko bigenda bimera. Ariko nta bintu byera ngo de, hahora harimo utuntu hirya no hino. Iyo wumva n'uyu munsi abantu bakizira icyo bazize n'ubundi muri ariya mateka yashize, navugaga mbere y'imyaka 30 ishize. Niyo wakumva ikintu cyabaye kimwe gusa ubwo biba ari byinshi. Hari tugoye kuba twiyumvamo ko ibintu nk'ibyo nta na kimwe gishobora kuba, ariko biranga bikaba. Impamvu zitandukanye. Iyo abantu rero bafite ibibazo nk'ibyo dufite, cyangwa twaranyuze mu mateka nk'ayo twanyuzemo, muri rusange hagomba kuba impinduka, tugahinduka mu mitima yacu, tugahinduka mu mikorere, ari byo byangombwa, icyo kibanze, kugira ngo ya mateka twamenyekanye yaturanze agende abura, ajya inyuma azimira.
tugomba gukora ibintu bisobanurira buri wese ngo u Rwanda ntabwo rukiri rwa rundi mu myaka 30 n'indi ishize. Dore ibyo bavuga, dore ibyo bakora, dore ukuntu bihindura ubuzima bw'Abanyarwanda. Icyo ni ngombwa, nta kukinyura iruhande. Urabizi hari abajyaho bagatinya ubusa, mujya mwumva n'ubu ngubu ushatse ku interineti no mu mwanya ushize cyangwa n'umwanya uri buze haba hariho abavuga u Rwanda n'aba bavuga abayobozi b'u Rwanda n'aba bavuga ibintu byose nabi. Ariko iyo abantu bashyize hamwe, mbese nk'iriya Unity Club bivuze ubumwe. Unity Club uyirebe mu buryo bw'igihugu cyose kibe nka Unity Club. Iyo ibyo byose bivugwa cyangwa bigirirwa nabi u Rwanda, abantu bashyize hamwe, iyo bafite iriya ntego, iyo bafite bwa gushaka, ndetse iyo bafite n'uburakari buvuga ngo ariko kuki abantu batugira batya cyangwa twagaragaramo ibimeze gutya. Ibyo byose bihinduka ubusa. Ibyo bitutsi, ibyo kubeshya. Ariko mukwiriye no kwiga isi mukamenya isi uko iteye. Isi uko iteye, abenshi ikibabaje ni uko bajya muri ibyo bishuko babatwara. Isi hanze bazakubwira bati u Rwanda nta demokarasi, nta ubuyobozi bw'igitugu, abayobozi bw'abicanyi, ndetse bakavuga amazina, bakavuga ariko aho nahera rero ni hehe? Abo bamvuga cyangwa bavuga u Rwanda cyangwa bavuga mwese bo hanze, umumenye ukamubaza utari ko wowe uvahe? Igihugu uri Umubirigi, uri Umufaransa, uri Umwongereza, uri Umunyamerika, uturuka Canada, ukamubaza utari ko uzi umubare w'abaraye bapfuye mu mujyi runaka rw'igihugu cyawe, umujyi gusa utabuze igihugu cyose, bazize umuntu ko barasa gusa cyangwa barasa ko ari ubwoko ubu n'ubu cyangwa ko ari amezi atya, uzi umubare w'abaraye bapfuye ukabimwibutsa gusa. None si ibyo n'ibyo uheraho ujya kubeshya cyangwa gukemanga cyangwa kuvuga abandi, wabanje ugakemura iby'iwanyu. Ariko icyo baba bashaka ni ukukurangazaga, kugushyiraho iterabwoba, bakakwita izina, ndetse bitari iterabwoba gusa, barangiza bakavuga bati turanagufatira n'ibyemezo. ubwo nyine uwo mwanya agahindura, akumva ko akwiye kumva ibyo abo bamubwiye. Ibyo rero
biba ku bantu, biba mu gihugu cyatakaje ubuzima bwacyo. Iyo ubyemera ntuburiho, iyo ubyemera kugira ngo abantu bakuyobore, bakubwire ibyo ukora, bakubwire uko wifata, bakubwire uko, ariko se ko duhora turi mu biganiro byinshi bivuga ubu muri iyi si, ko nagira ngo twese twaremwe kimwe. Hari abantu bamwe Imana yaremye irangije ibasigira ububasha bwayo ngo bareme abandi. Ubu muri aho mwaremwe n'abandi, ntabwo mwaremwe n'Imana. Njye nagira ngo twese twaremwe n'Imana, ariko hari aho bigera ndetse nkayibonamo abantu ukabona barasa nk'aho baremwe n'abandi, mukabyemera. Abo mbese Imana yaba yarasigiye ububasha bwo kugira ngo ireme abandi, abacu bajya kurimbuka bagashira bari kuki bataye, cyangwa ubu bari abo ngabo? Rero igihugu gishaka kwiyubaka kibaza ibyo bibazo byose, kigashaka ibisubizo, ukamenya ngo nta bandi baza ngo kuko ni ibiremwa nk'uko uri ikiremwa, ntabaza ngo bakubwire uko ukwiye kuba wararemwe, cyangwa uko ukwiriye kwifata nyuma yo kuremwa. Uba yarakuremwe uwo ari we wese, wandemye ukanshyira hano, ubwo nanjye kandi ibyaturemye, uwaturemye we yaduhaye n'ubwonko ngo dutekereze, tugomba kubukoresha. Rero u Rwanda n'amateka yacu n'iyi si nyine dukwiriye kuba tumenya uko iteye. Nta mpamvu n'imwe yatuma tutagira izo mbaraga, tutagira ubwo bushake, tutagira uko kumenya kw'ibyo tugomba gukora, ko tugomba kwifata ubwacu, ko tugomba kwivana hamwe tukigeza ahandi aho dushaka kujya. Nta mpamvu n'imwe. Bwa bushake, bwa burakari, bwa bushobozi navugaga buturimo, ariko nushaka kubukoresha uzaba wa wundi usa n'uwaremwe n'undi, azi nyine usibye noneho ko n'abo twita ngo twaremanywe hamwe muri iki gihugu bageze aho nabwo mu mateka yacu birazwi, bamwe bahindutse abandi babuze ubuzima bwabo. N'ubu ndetse bikaba bishaka ko abantu bakaba bashobora kwihanganira ko byakongera bikaba gutyo, ari byo twihanganira kubera ugomba kugira kwihangana no guhendahenda no
kugira ngo ibintu bibe byagenda neza abantu bumvikane. Ariko hari umurongo ubundi uba ukwiriye kutarengwa. Ubu muri mwaka 2024 muri uku kwezi turimo, umuntu akazira icyo ari cyo cyangwa icyo abandi bazize mu myaka yashize, tukicara aha tukabyemera, tukabitwara nk'aho ariko bigomba kugenda. Ntabwo ariko bigomba kugenda, ntabwo ariko bigomba kugenda. Muri ba bandi bari bakwiye kuba bafite icyo bashaka kuba, bafite ubushake ndetse bafite uburakari bwo kuvuga ngo ibyatubayeho mu mateka ntibizasubire. Ntabwo bikwiriye, ntabwo bikwiriye na busa. Abo rero bagera batya bakanyura mu myanya y'intoki kubera ko igihugu kiyubaka, gihendahenda, gishaka ko umuntu wese yumva, gerageza kugorora ariya amateka yacu, abantu bakanyura mu myanya y'intoki bakagirira n'aba bantu bigaruka muri ayo mateka.